Hello dear listeners, ni Kasuku Record Studio nk'ibisanzwe. Twagarutse rero mu biganiro byacu, ikiganiro murakizi ni interview show. Akaba ari ikiganiro twakira abahanzi batandukanye, cyane cyane abo dukorana nabo tukaganira. Uyu munsi rero twagarutse n'abagabo babiri, bakaba ari abanyamuziki kuko bamaze gukora ibihangano birenze. Tukaba tugiye kugirana ikiganiro, umwe muramuzi dusanzwe tuganira kenshi gashoboka, ariko undi ni mushya. Tudatinze rero nagira ngo mbaho umwanya babibwire. Duhereye aha ngaha ibumoso bwanjye, nagira ngo mutangire mwibwira abakurikiye Kasuku Record Studio. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Olivier Niyo Kwizerwa. Amazina nkoresha muri music nitwa Orini 034. Kibaga gahoro surarwaye? Ntabwo turwaye. Warumbwiye ngo witwa? Nditwa Niyo Kwizerwa Olivier. Amazina nkoresha mu buhanzi ni Orini 034. Ushobora kwibaza ngo Orini se byavuye kuki? Iyo Oli ivuga Olivier n'ubundi nk'ibisanzwe, then N ikavuga Niyo Kwizerwa nk'ibisanzwe. No kuvuga ngo wowe wafashe amazina yawe, buri zino ugenda ufataho akantu, urangije uhita ukoramo iry'ubuhanzi ari ryo Orini 034. Yego. Hanyuma se 034 byo bivuga? Urebye 034 ni umubare nkunda cyane, especially nyuma ya music ngenda umukristo. 034 rero iyo ufashe gatatu gateranyaho kane bibyara karindwi, kandi muri njye binizera ko karindwi ari ugukora kw'Imana. Uretse ko 034 yagiye inankurikirana cyane, aho usanga muri nimero zanjye za telefone, muri nimero z'ababyeyi nagiye mbonamo 34 cyane, rero numva no mubare nkoze cyane. Oya aho gahunda bigarukaho mukanya gato. Reka mbanze nakire Mr. Jizo. Welcome back bro. Fresh man, njye murameze neza. Njye tutabitinzeho ntago nakwirirwa mbibwira. Ukimbona kora subscribe kuri Kasuku Record Studio. Wa muhungu wanyu yaramaze imisi yarazimiye ari mu tuntu twinshi, ariko yagarutse kabisa kubaho ibintu byatangiriza biri fresh. Okay, Mr. Jizo ati nakagaruka n'ubundi ngewe turahorana. Ati icyo nababwira ni mukore subscribe kuri Kasuku Record Studio. Babwira ati turi kumwe n'abagabo babiri, umwe ni Orini 034 niyo mazina ye y'ubuhanzi. Hanyuma tukaba turi kumwe na Mr. Jizo, akaba ari umuhanzi dukoranye show nyinshi, kandi akaba afite na rebo muri Kasuku Record Studio. Twagiye rero n'ibiganiro byacu nk'ibisanzwe. Twakomeje rero n'ibiganiro byacu, nababwiraga yuko turi kumwe n'abahanzi babiri, umwe ni Orini 034, undi akaba Mr. Jizo. Mr. Orini, wari urimo tubwira uti njyewe nafashe gatatu nteranyaho kane biba karindwi. Ati noneho nsanga karindwi ari ugukora kw'Imana. Nimba ako kantu katakugoye, nagira ngo usobanure. Ntabwo numva uburyo Imana ikorera muri karindwi. Uburyo Imana ikorera muri karindwi igihe cyase tuvuze muri make, uribuka dushingiye ku mateka ya Bibiliya, ubwo Abisirayeli bari kuva mu gihugu cya Egiputa, gihugu cy'uburetwa bagana mu gihugu cy'isezerano cya Kanani. Bageze ahantu hari umudugudu wari ukomeye cyane bitaga Yeriko. Icyo bakoze rero, Imana yarababwiye ngo nibazenguruke karindwi bucece. Barazenguruka inshuro 6, ariko ku inshuro ya karindwi bavuza amakondera, Yeriko irariduka, Abisirayeli bazamura ibendera ryo kunesha aho ngaho. Rero urumva bazengurutse inshuro 7, bisobanuye ko muri karindwi niho gukora kw'Imana kwasoreye ku buzima bwabo. Numva yayimize. Yarayimize, bivuze ngo Jizo ibintu byo kudasoma Bibiliya ni ikibazo. Bintu ko nabonye nabyo babifatira time. Bivuze rero tumubare karindwi kuri wowe ni ikintu cy'ingenzi gikomeye cyane. Hanyuma rero twihuse, nagira ngo nkomeze ngira ibyo nkwibariza. Ese Orini, umuziki wawutangiye ryari? Umuziki urebye nawutangiye kuri recording indirimbo ya mbere nayirecordinze muri 2021 hano muri Kasuku Record. Indirimbo yitwaga Nzatuza Ugarutse, twari twayikoze mu itsinda rya NCB cyangwa se Never Change Boys. Nakoranye na bagenzi banjye. Indirimbo ya kabiri nayo nayikoze muri uwo mwaka. Gusa nyuma yaho kubera kugenda dutandukana bitenge nayo ndi kwishura, abandi nabo bari mu buzima busanzwe, twe naje kugaruka hano nyine ndikodinga indirimbo yanjye yitwa Remember Me Mama, ariyo ndirimbo yanjye yo imwe rukumbi mfite recordinze iri kuri channel yanjye ya YouTube. Niyo ngi
ese ko wasize njyenyine, hello mama please remember me. Niyo ngiyo ndayibuka ahubwo uraza kuduha kapera. Naribi kabisa. Okay, bivuze rero ngo umaze imyaka ingahe muri music niba ubyibuka neza? Ubwo igiye kuba 3. Igiye kuba 3 utangiye industry ya music. Urabona se biva he bigana he? Ubu ngubu ntekereza ko ubu ngubu tugiye gukora cyane kugira ngo wenda tubikure ku rwego rumwe tubigeze ku rundi, bitewe nuko twagiye duhura n'imbogamizi cyane, ugasanga turaje kuri codinga gutyo nka NCP tugahita tuburana, cyangwa twakoraga turi itsinda kandi tuba ahantu hatandukanye, ugasanga nubwo nje kuri codinga abandi bakeneye ko twagaruka, gasanga ngende ku ishuri ko nari ntararangiza kwiga, ariko ntekereza ko ubuzima bw'ishuri mburangije uyu mwaka, ubwo igisigare no gushyira imbaraga muri music kugira ngo music yacu tuyizamure cyane. Muracyari kumwe nk'itsinda mwuzuye cyangwa n'ubundi mwagiye mutatana gahoro gahoro? Turavugana gusa gushyira hamwe ngo duhuze nyine ugasanga nibyo biri kuba imbogamizi bitewe nuko bagiye bafite akazi gatandukanye. Ubwo rero nkanjye nkavuga ati n'ubundi kuba tutari kumwe ntabwo byahagarika music, ngomba gukora nka Olin 034. Then ubwo noneho nibaza bakambwira ati turahari, noneho twakora nta kibazo, ariko kuri iyi nshuro ndi gukora nka Olin 034 na YouTube channel yanjye niko yitwa. Okay, kubijyanye na YouTube channel turaza kubaho umwanya musobanura imbuga zanyu aho mushyira ibihangano byanyu. Twagiye n'umugabo Mr. Jizo wagwanye fresh umeze fresh. Hanyuma ngenda ndashaka nkwibariza ibibazo byihuse kubera yuko n'ubundi wari umaze iminsi wariburishije, wari waraburiye Mr. Jizo? Buriya narabuze kubera abafana, ntabwo rwose muri kuza muri benshi, ntabwo muri gushyigikira umugabo wanyu ngo agire aho yagera. Ubu ndi kumara nk'iminsi 3 nkabona byibuze subscribe 100, kandi nagakwiye kuba mbona byibuze subscribe nka 400 gutyo, kugira ngo babashe gutera motivation wa muhungu wabo Mr. Jizo abakome. Mr. Jizo ko urumubwiye ko impamvu utabonekaga muri iyi minsi wari ufite ibiraka bishyushye muri Expo, ntabwo ari byo? Muri Expo nagize ibiraka, ariko hari n'ahantu mu kirari yanumiye gukora stage nyine, nyine nibyo nari mugiyemo, ariko nyine n'abafana muri kunenguha rwose. Nimba wemera Mr. Jizo ukaba mwumva ko agomba kuva underground akaba icyamamara akajya hejuru akamenywa na buri wese, ugomba kumurwanaho kuko mwega aba people ni mwege mutuma tugira aho tugera. Ni ukuvuga ngo abafana banyu niwo muti kabisa, kandi nanjye ndabakunda byane. Okay, hanyuma Mr. Jizo mu minsi ishize cyangwa mu biganiro beruka twagiranye watubwiraga yuko uri murategura clip y'indirimbo yitwa Your Love. Yes. Clip igeze hehe? Ese management muracyari kumwe neza ko mbona byatinze, harabura iki? Clip Your Love rero management twapanze kuyishootinga muri next week, ariko hagiye habamo akabazo nyine ko kujya ku stage nyine naratumiwe, biba ngombwa ko byivangamo nyine, ariko nyine clip ndi kuyitegura kabisa, abafana baye bari update bayikorera ama challenge. You Love mu minsi mike igomba kubageraho, na management yanjye irimira bigendamo fresh, ndabaha umuzigo muzima kabisa. Okay, clip iracyakorwaho, management muri kumwe nta kibazo kabisa. Hanyuma uretse kuba uri murategura iyo clip, nta wundi muzigo uri muri studio tuvuge ngo wenda mu minsi iri imbere hari ikintu gishya uri muradutegurira? Imizigo nyine nk'umuhanzi ntabwo imizigo yabura, kuko nkunda abafana, ni nacyo kintu gituma nkora umuziki kugira ngo abafana bawumve. Niyo mpamvu babwira ko muri studio harimo indirimbo zigera muri 4 zigiye gusohoka, ariko ikintu nababwira ko nuko mugomba kuba update nyine to nkabasohorera ingoma muhita muyigeraho muyisharinga cyane. Mbere na mbere mubanze mukore subscribe kugira ngo imizigo yose n'ibyo nzankora byose bizajye bibageraho, kandi niyanuze niyemeje yo kuzamura abahanzi bari upcoming, nkuko nanjye ntaragera hejuru, ariko nje mfite geste yo kuzamura abahanzi bari upcoming. Nimba uri upcoming ukaba wifuza ko Mr. Jizo mugomba guhora akakubaka nawe ukamwubaka, usige nimero muri comment. Okay, ati mukore subscribe kuri Kasuku Record Studio, mujampinge mujye kuri Jizo, kuri Mr. Jizo official, hanyuma mukore subscribe aho ngaho birabaye baye neza, hanyuma mukande inzogera kugira ngo ibyo mukizeho byose bajye babibona kabisa. Turaza kugira umwanya muvuge imbuga nkoranya mbaga mushyiraho ibihangano byanyu. Nagira ngo ngaruke kuri Orni 34.
ati muri iyi minsi ngewe ndimo kwikorana bitewe nuko abantu twari turi kumwe nka team bagiye batatana bitewe na situation zitandukanye. Ariko se nagira ngo nkubaze Orny, nize mbogamizi kugeza uyu munsi uhura nazo? Ubu uri kwikorana nibwo byoroshye cyangwa mbere muri kumwe nka team nibwo byari byoroshye? Niba ubona byoroshye, ni zimbogamizi muri rusange uri murahura nazo muri iki gihe utangiye kwikorana music? Imbogamizi urumva iyo ukorera muri timu y'abantu batandukanye cyangwa se barenze umwe, byanze bikunze niho usanga bikoroheye bitewe nuko mwese muhuza ubushobozi mugakora icyo gikorwa mwateganyije gukora. Ariko ubu ngubu urasanga nyine biracyangora kuba umuntu atari yabona management wenda ku buryo yavuga ati nkorana n'iyi studio kugira ngo ijye mfasha mu bihangano byanjye. Urumva biracyari imbogamizi cyane, kwishakamo ubushobozi bitaba byoroshye. Nyine ubona aribwo umuntu akiva ku ishuri akazi kataraboneka, amafaranga ataraboneka, urumva nyine ziracyari imbogamizi cyane. Navuga ko gukorera muri groupe nibyo byari binyoroheye cyane kurenza uko nakwikorana njyenyine. Bivuze ngo ubu ngubu nibwo urimo uravunika byahatana? Ubu ndimo ndavunika cyane. Ariko nari mfite agatekerezo, ntabwo se wakora indi group y'abantu noneho bakuri hafi? Kuko urumva management ya group urayizi wayibayemo, gushaka abandi bantu mugakora. Man music buriya ni nabyita ngo ikizi, ni ikintu kigari, umuntu wese wamwintegratinga bigakunda. Birumvikana music ni ikintu kigari cyane, gusa nanone nka NCB n'ubundi ntabwo twigeze dufata umwanya tuvuga ati turatandukanye muri ubu buryo. Ubwo rero urumva guhita ufata decision ukavuga ngo ngiye gufata abandi bantu dufone indi groupe, urumva nabwo waba wihuse. Ni ibintu byo kubanza gutekerezaho biri deep nyine kugira ngo ufate undi mwanzuro nko kuvuga ati ndakora indi groupe, kandi na NCB iracyari isaha n'isaha babonetse twakomeza tugakora nta kibazo. NCB rero ndabibuka kabisa, muri abantu b'ingenzi twagiye duhura inshuro nyinshi zitandukanye. Ngende kuri Kasuku Record Studio. Hanyuma nagira ngo nkubaze utubazo tubiri ku bijyanye n'ibikorwa byanyu nka NCB as a team. Indirimbo mwaba mwarakoze muri hamwe mwese n'izingana? Twakoze indirimbo 3 turi hamwe. Twakoze Nzatoza ugarutse murayizi cyane muri Kasuku. Twakoze yitwa Just Do It, dukora n'indi yitwa Niwe Mukunzi Wanjye. Niwe Mukunzi Wanjye. Hanyuma ubu utangiye kwikorana wenyine, umaze gukora zingahe? Ubu tuvugana amaze gukora indirimbo imwe yitwa Remember Me Mama, niyo nakoreye hano muri Kasuku Record, nangira ngo murayizi. Ariko vuba hangaha rwose hari indi ngoma nshya turimo turategura. Kuba murayibona rwose. None se ntabwo watubonja kuri iyo ngoma nshyashya? Urayivuze dutera amatsiko? Oya birumvikana agapfundikiye gatera amatsiko. Mukomeze mwe mwihanganya ko kanya gato nyine, ni igihe gito ntabwo biri butinde cyane. Indi ngoma mukayibona kandi ndabizi neza ko izaba muzayikunda, ndetse mugakomeza gukanda subscribe kuri iyo nize 34 kugira ngo turusheho nyine kubaha ibintu byiza cyane dufatanyije. Sana Orny 34. Babwira ati Orny 34 niryo zina rya channel ye, niho hariho izo ndirimbo ndetse n'ibyo bihangano byose. Mujyeho mukore like, mukore share, mukore subscribe, hanyuma kandi mukande bell kugira ngo ikintu cyose kigiyeho mujye mukibona. Nababwira ko barimo arabategurira ibintu bishyashya mu minsi iri imbere. Hanyuma se nimba iyo ndirimbo yigize ibanga, uratwebwa yanze yuko nyumva uravuze uti ndi kumwe n'umuntu w'umuneganga ashobora kuyishishura? Birumvikana. Ase utekereza ko umuntu w'umuraperi nka Jizo yatwara indirimbo ya gospel? Turirimba indirimbo z'Imana. Ariko turi muri music by the way. Turi muri music kandi nawe kuyikora ntabwo nawe yabyanga. Ibyo vuze se ni ukuri koko wabuketse? Yitwara Jizo uramuyobewe wowe. Tuzayitwara rwose. Jizo uyu ni umuntu wa kabiri uvuze ko ushobora kumukorera kandi. Nge mu mpano nawe. Ese kuki bagutinya ma? Mu mpano nawe n'Imana yampaye n'Imana yo kwandika. N'impano yo kwandika. Umwana wawe n'Imana, wahawe n'Imana yo kwandika. Ni impano yo kwandika. Ndakotoye muri. Nawe uyu ni umuhanzi wa kabiri muhuye mu kiganiro agatinya gushyira umurongo hanze. Bitewe n'ukuntu akubona. Nako nanjye murebye mbona watwara igihanga. Yenda ntabwo nagitwara cyose, ahubwo natwara amagace. Ariko ntabwo birangije byose nta kintu atabakoze. Agiye muri RIB namukizwa n'iki? Bizoze ukuntu ugenda nkubona wagitwara n'amazina yose nayo ukayamutwara akava ku bintu. Aya urabona Jizo ameze nka wa mwana mu ishuri. Hari uburyo
umuntu akopera muri nko muri exam cyangwa se muri test runaka agakopera noneho yareba ku rupapuro rwawe akibagirwa yarangiza agakopera n'izina byose n'amakode agashyira byose agakubita kuri ko kugira ngo nta na kimwe yagusigiye na Jizo nta kintu yagusigiye ntunamureba se ho ntago nabikora ko sho nabikora sho nta kibazo none wongereka mwisabira kapera kuzasohotse atashishura ngo bikure kuzasohotse atabasha gushishura uraduha akapera hanyuma tuze kugaruka kuri Jizo tuze no kwerekeza ku musozo aho muza kugeza ku bakunzi banyu mubabwira imbuga nkoranyambaga mukoresha murababwire icyo mubateganyiriza n'icyo mubashakaho kugira ngo murusheho gukorana neza. Yego indirimbo ngiye kubahaho kapela yitwa Remember Me Mama. Ni indirimbo yanjye nasohoye mu kwezi kwa 9 umwaka ushize. Kuvuka kwanjye navutse nk'abandi ndetse mvukira heza mu rugo iwacu kwa data na mama ndetse numvaga ko bankundaga cyane gusa siko nakuze nisanga nje nyine mama wanjye ngo yantaye kera gusa sindamenya icyatumye nta hello mama ese ko wansize nje nyine hello mama please remember me hello mama ese ko wansize nje nyine hello mama please remember me. Ako tutarikiyaho iyo ndirimbo ko wajyaho najyaga nyumva indirimbo nakaririmbo keza mani nanjye ndagakora uyu muntu zikakaze wana najyaga nyumva kabisa gusa indirimbo zabo ngiye maze kuzumva ku maradiyo inshuro nyinshi nigendera bisanzwe ahubwo nkibaza uburyo mwabashije gupromotinga ibihangano muri no kwishuri bikacanga wasanga mufite akantu mufite abaterankunga ibintu byose burya haba harimo ariko abantu musenga no mu ijuru harakora cyane byasabye cyane rwose rugura kuri aritari ugakanda muri oya ntabwo ari ukurara kuri aritari ibintu byose burya no kwizera Imana wamara kuyizera ukagira utese ukizera nyine imbaraga zayo nayo igenda ikora cyane ukigirira icyizere igenda igukorera ibitangaza. Okay twagiye rero na Mr. Jizo wagwane bro sha ibintu byose ngiye bihora refresh kuko nge mura niyizeye mu mutima wanjye Jizo mambo utabicika intege ariko ikintu kimwe nteganya guteganya gusohora indirimbo y'Imana rero uwo mugabo mwicaranye arimo kwigira ubupasiteri ugazaguha ariko iyo ndirimbo y'Imana ihagaze gutya iri mu njyana y'amapiyano ngo iki wasake se indirimbo iri mu njyana y'amapiyano kandi ni y'Imana kandi abafana bayindaza no kubabonjya aho bumva ukomeza ariko ntabwo munyibaririmbira yose ndabiza hari abantu barekereje bameze gutya ahita bavuga ati Mr. Jizo hafi abasani baba bankurikiye ndabizi bari benshi uretse yuko baba ni nka kwa kundi baba bakurikiye umuntu barekereje akareba video akareba ntatkorera kuri like ntagire ute agahita akomeza uwo muntu nubwo abakurikiye ni Mr. Jizo aho mukurikiye atamukurikiye akorera like kora like ukore subscribe sharinga uvuge ati uyu muhungu nabara bose mubona baba buri umuntu amaze kugira amafaranga cyangwa agatera imbere ahita bintare aba yumva akomeye muri we rero biba byaraturutse baba baraturutse hasi gutya nyine bazamurwa namwe aba people n'ikintu mbasaba mufashe umuhungu wanyu Mr. Jizo nimba mumwemera koko mukunda n'indirimbo ze mukunda n'injyana ze mu sharing. Yes, ati Jizo akeneye share, akeneye comment, akeneye subscribe kuri YouTube channel Mr. Jizo ndetse mukajya no kuri Olni 34 Oruni 034 mugomba kubyandika neza kugira ngo mumubone ndetse mukajya no kuri Kasuku Record Studio ibyo byo n'uruca abana ubaye utarakora subscribe waba uri ikigwari. Twagiye rero tugana ku musozo w'ibiganiro byacu babwira ko ni interview show akaba ari ikiganiro n'abahanzi dukorana uyu munsi tukaba twakiriye Mr. Jizo wowe ni bisanzwe ndetse n'umugabo mushya akaba yitwa Oruni 034 yadusobanuriye amazina ye impamvu yayiyise naho akomoka atubwira uburyo yatangiye muziki we ndetse n'uburyo arimo arawukoramo muri iyi minsi bitewe n'uko itsinda bari kumwe ryagizemo utubazo bagatandukana ariko bakaba bahari usibye ko bari kure hagati yabo. Hanyuma rero tugiye kugana ku musozo ngira ngo mbonereho kubaha umwanya buri muntu wese atangaze imbuga nkoranyambaga ze cyangwa se atange adresse ze kuba mwifuza
hanyuma Jizo wenda aza kukugarukaho unabonereho umwanya wo kubwira abo upcoming artists wagukenera yakubona te kugira ngo ukomeze ya gahunda yawe yo kubafasha kuzamuka nkuko nawe wafashijwe cyangwa se ugifashwa mu bintu bimwe na bimwe bitandukanye. Nje niyo senga nicyo kintu mba okay, ikatutangirira na Orly nagira ngufate nk'amasegonda 10 ubwira abakunzi bawe imbuga nkoranyambaga ukoresha nimero za telefone n'icyo wabisabira tutabashije kuvugaho hano mu kiganiro. Reka banze gushimira cyane ku bw'aka kanyu mpaye. YouTube channel yanjye yitwa Olini 034 nk'ibisanzwe ni all ugashyiraho ni then ugashyiraho 034 niyo YouTube channel yanjye. Ifite aba subscribers 48. Ndumva niyo ngeyo. Instagram ni niyo kwizerwa Olivier, Facebook nitwa niyo kwizerwa Olivier Kabos. Izo ntekereza ko izo arizo mbuga nkoranyambaga zanjye mbasha gukoresha. Nimero yanjye ya telefone rero ni 078 95 62 62 7 na 073 729 izo nizo nimero za telefone mbasha gukoresha. Icyo nabasaba rero nuko mwajya kuri Olini 034 mugakanda subscribe mugakanda link kuri bell mugakora like mukana commentinga ibitagenda cyangwa se mukatubwira ibyo mwifuza ko twabagezaho. Ndabizi neza ko hamwe n'Imana tuzakomeza gufatanya kandi ndabizi neza ko bizagenda neza. Murakoze cyane. Yap Mr. Jizo rero nagira ngo nawe ngugarukeho imbuga nkoranyambaga zawe warazibahaye abafana bacu batandukanye, ahubwo nagira ngo ufate umwanya amasegonda make ashoboka usobanure neza iriya gahunda ijyanye n'uburyo ukorana n'abapcoming ubafasha iki, wagukenera yakubona te, ese bizarangira ryari cyangwa bizabona? Nje buriya abapcoming ndabemera kuko nanjye nubwo yenda ndi kugira intera nkeya nyine ariko upcoming nanjye nayibayemo kabisa. Kandi ikintu nemeza yuko nuko nshaka yuko upcoming yose yari yose ahiri yose igomba kuza tugasupportingana nyine nka yifasha nyine mu byo yakenera yaba video production audio byose nkayifasha. Ikintu nabasaba ni iki, wowe rero iyo video ukore subscribe nangiza nimero yawe ushyire muri comment, nje nzandeba nimero yawe ushyireho comment ushireho n'ikivuzo cyawe. None nje nzandeba nimero yawe mbona ikivuzo cyawe nkwamagana ubweti tubona ni gute ndi gukorera ahangaha nyine uhasanga yineto. Icya kabiri nuko mwese nk'abantu tutari derukanye mu kiganiro urebye kino kiganiro umenye ko nguteganyiriza ibintu byinshi vuba hanganda gusa ndabasora n'indirimbo y'Imana nkuko nabivuze iri mu njyana y'amapiano imeze neza fresh. Icyangombwa nuko mwakurikira nyine umuhanzi wanyu mukamuzamura. Instagram ni Mr. Jizo, Boomplay ni Mr. Jizo, Audiomack ni Mr. Jizo, Spotify ni Mr. Jizo, mugiyeho kabisa kuri flow. Facebook page ni Mr. Jizo, TikTok Mr. Jizo, mugiyeho Instagram flowing kabisa. Ndabemera kandi tugomba gutwika twese turi kumwe, ntabwo watwika udafite abantu. Okay, Mr. Jizo ati mukore follow up ku mbuga nkoranyambaga ze zitandukanye yazibahaye. Ariko se Jizo uyu munsi uraducika sina nakapera k'amasegonda 2 duhaye mwana. Abafana banjye ndabemera ntago nabana. Wakapera k'amasegonda 3 keza ko agapira naba rero ni ku ndirimbo cyacu afite y'Imana. Muri kwibaza ati iyo ndirimbo Mr. Jizo none ugiye gusohora indirimbo y'Imana kuva yabaho iyo ndirimbo imeze gute? Ubu muri kwibaza mukavuga ati mwebwe icyambere mbasaba no gukora subscribe. Ubonye kino kiganiro ukagenda udakoze subscribe rwose ntago bumbaniye wapi, kandi ujye ukireba unakiremo comment umbwira uko byumva. Indirimbo y'Imana rero iri kugenda gukivuga ngo nacyo nzabura kuko mfite uyu muremyi naho wanshyira Imana itankura. Wapi ntabwo nayirangiza. Arabarekera ati buriya hari abari batangiye gusohora amakaye. Arabarekera ati naho uzashyira Imana itankura. Indirimbo nshyashya kuyirimba ukayirangiza ukuyirondereza. Tuza hari abantu baba barekereje gutya atazi no gukora subscribe ari ukureba ibintu byibishya bigiye gusohoka agahita yandurura. Abo bantu rwose muri kutubanira nabi. Nimba wemera Mr. Jizo ukaba wifuza ko agera ku rwego kandi uri umukapo w'umwemera bya hatari, nawe nazagutenguha
azaguha ibintu bizima every time ni wowe kora subscribe ndakwinginze. Okay, Mr. Jizo, dusoza rero tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu, mbabwira ko ni interview show, akaba ari ikiganiro mutegurirwa na Kasuku Record Studio. Hanyuma tuba turi kumwe n'abahanzi babiri b'ibyamamare, Only 034, hanyuma hakazana Mr. Jizo aka The Punisher. Hanyuma rero Jizo, mfite amakuru ko ejo bundi muri weekend yashize mwakubitiye ahantu kuri bare Inganje. Ngeze muri wa mwanya ubaza utubazo twihariye, sibyo? Kuri buri muntu twagiranye ikiganiro, nagira ngo nkubaze ku Nganje byagenze neza cyangwa byagenze nabi, urasubiza yego cyangwa hoya. Nicyo cya kintu n'ubundi nashimiraga abafana banje mbabwira ati nakubwiye ngo ibibazo birihariye, bibaza buri muntu wese twagiranye ikiganiro agakurikiza amategeko n'amabwiriza. Ariko nawe urambaza nanjye ndakubaza yego, nanjye umbaze nanjye urasubiza yego cyangwa hoya. Ku Nganje bar mwahakoze igitaramo muri weekend ishize, yego cyangwa hoya? Cyane mwaragikoze, haranuzuye. Ariko se ageze ashobora kuba afite umurambo turazana ndagukora. Ku Nganje bar mwahakoreye igitaramo weekend ishize, yego. Igitaramo cyagenze neza cyangwa cyagenze nabi, yego cyangwa hoya? Cyagenze neza, yego. Cyagenze neza. Okay, nta mbogamizi mwahuye nazo? Imbogamizi nuko batwishyuye makeya. Babishyuye make. Niba rero cyaragenze neza, ngaho suhuza manager wo kuri bar Inganje. Shaka bisa nawe bari kundeba barabizi. Musuhuze. Umubwira uti manager rwose Imana iguhumugisha, mwaduhembye neza, byari biteguye neza, niba koko byaragenze neza. Oya ntago namubwira ngo yaduhembye neza, niba umuntu akwemerera akazana kubitaga 50, ubwo se urumva mwamwe uziko reka ni nko kukwikopesha umuntu akavuga ati nzaba mwishyureje. Ngize gutyo ngiye gukubita umufana agiye arusinzira tsutse sare gatsutse arangiza mbwire ngo ndaguha akajana nkubitaga 50 man. Suza aba manager barya amafaranga y'abahanzi. Oya nyine ni nawe tumushyire mu gitebo. Nyine ndabemera ariko mbemera nabemera. Nishaza mani bahanzi ba upcoming tuba twaragowe man. Ariko igihe kizagera bigira ute? Ariko icyo gihe kizagera ari mwebwe mu biteye. Mwebwe ba people banyi ndabemera bro. Okay. Tugana ku musozo ni interview show hamwe na Kasuku Record Studio, Only 034, right? Nagira ngo nawe mubaza akabazo k'amatsiko kubera ko ari ubwa mbere tukwakiriye, ntabwo turi bukubaze byinshi, urabyihangane. Iriya ndirimbo yawe yitwa Hello Mama. It's all Remember Me Mama. Remember Me Mama. Yego. Ese ni ibintu biri personal urihangana? Mama ariho cyangwa ntawe uriho? Abantu benshi bakunda kumbaza icyo kibazo, ariko mama wanjye ariho. Mfite ababyeyi bombi. Ndabafite nta kibazo. Iriya ndirimbo warayimwumvishije? Barayumvishe, barayizi nta kibazo. Mama yavuze iki? Iriya ndirimbo buri muntu wese imutere emotion. Nawe yambajije ibibazo nk'ibyo mumbaza. Kuko jewe buri kintu nibaza, I don't know if it is a true story cyangwa se ari za formulation z'abahanzi. Tuzabivuga ikindi gihe kubera ko ntabwo biri mu gice cy'ikiganiro, ariko mama umwumvishije iriya ndirimbo yabyakiriye. Ndabyibuka mama yumva bwa mbere yarambajije ngo ko mpari uri kumbwira ngo nagiye hehe, nge ndahari cyane rwose. Nawe byaramutunguye cyane, ariko nyine musobanurira impamvu nuko indirimbo yaje, musobanura icyatumye nyandika, ndumva yahise anyumva cyane. Yarabyumvise. Yego. Okay, tubabwira rero ati ni Kasuku Record, ibiganiro nakagaruka, twari turi kumwe na Only 034 hamwe na Mr. Jizo. Ikiganiro ni interview show, tukaba tugeze ku musozo. Twagira ngo rero dusezere abadukurikiye hamwe n'abatumirwa bacu. Wakoze cyane kwitabira ikiganiro Mr. Jizo. Fresh nawe ndakwembera bro. Nimba hari ikintu warenzaho kubyo twaganiriye tutabashije kuvugaho, wabona nk'isegonda imwe ukacyo narenzaho nuko abafana banyu bafite ibikorwa byinshi bigomba gusohoka, mwege muri update kuri YouTube channel, Instagram mbatemu kabisa. Okay, Only 34 wakoze kuza. Asante sana. Waye hari ikintu tutavuzeho wifuza kugeza ku bakunzi bawe, waboneraho umwanya isegonda rimwe ukagitanga? Icyo mbasaba ni cya kindi no gukora subscribers no kwibisharinga ku bandi kugira ngo abasha kudufasha tugere ku rwego rumwe tuvaho tugere ku rundi rwego. Murakoze. Okay, tubabwira tuti ni Kasuku Record Studio, ikiganiro naho ubutaha. Ciao ciao.
we uwo na musi no mu